Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu, Imana y'urukundo rwinshi n'imbabazi, nongeye kuguhereza ikaze muri uyu mwanya ngo uganire n'imitima yacu. Umwuka wawe wera tuganirize, tuyobore mu by'ukuri byose, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu ni umunsi wa kane tuganira ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko yo kugira umwete wo kwezwa. Kuri uyu munsi wa kane turasoma inkuru za Mose, ariko turasoma mu gitabo cy'Abaheburayo. Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 24 handitse ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana birutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje ko gutuka bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubw'Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Imana itugirire neza. Uko nari mbivuze mu kanya, uyu ni umunsi wa kane tuganira ku kugira umwete wo kwezwa. Inkuru dusomye ni iya Mose. Mose yari yarabaye adopted cyangwa se yari yarerewe kwa Farawo. Umukobwa we wa Farawo yari amufashe nyine amutoye mu cyuzi, aramwitwarira nyine aba umwana wa Farawo, w'umukobwa wa Farawo. Arya iby'ibwami, yiga imico yaho arayimenya, ariko bukeye yumva indi nkuru nziza, akamenya yuko burya nubwo arerewe kwa Farawo ariko atari uwo muri Egiputa, ahubwo ari uwo mu Baheburayo, ari uwo mu bwoko bw'Imana. Kansubiremo, amaze gukura ngo yamenye yuko aho hantu ari, aho hantu akorera, aho hantu yirirwa atari iwabo, ahubwo amenye yuko ari uwo mu Bisiraheli, mu Baheburayo. Yaragenda rero ngo yemera gusiga iby'aho ngaho mu Banyegiputa byasaga nk'iby'igiciro cyinshi, aragenda ajya kwiberaho ubuzima buciriritse, ariko ubuzima buri mu Imana. Imana itugirire neza. Umuntu rero wamaze kumenya identite ye, ko ataremewe kuba umuntu w'isi gusa ngo birangire, ahubwo ko ari umuntu w'Imana. Umuntu wamaze kumenya identite ye, ko ari umukristo w'Imana, ari umuntu wo mu bwoko bw'Imana. Umuntu wamaze kumenya iyo identite atera umugongo ibinezeza ibyo ari byo byose, yaba biri mu icyubahiro. Ibinezeza ariko mvuga ni ibinezeza by'ibyaha, yaba biri mu icyubahiro, yaba birimo amafaranga menshi, yaba birimo ubwenge bwinshi. Kuba biri mu icyaha, atera umugongo ikintu cyose kiri mu icyaha, atitaye ku cyubahiro cyacyo n'inyungu cyamuherezaga, agatera umugongo ikibi, akagenda yerekera aho Kristo ari. Imana itugirire neza. Uko niko na Mose yabikoze, yateye umugongo icyubahiro cyo kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, atera umugongo igitinyiro cyose yari afite, atera umugongo ibintu ibyo ari byo byose, kuko yaramenye yuko nyine ni iby'abantu batazi Imana. Imana itugirire neza. Ngo aragenda ajya kurenganwa n'ubwoko bw'iwabo, yemera kubaho asuzuguritse, ariko abaho mu gukiranuka. Hari ikintu kijya kigora abantu benshi cyane kwihana, akavuga ati nihana se kariya kazi nkagatakaza nzabaho nte? Umuntu akemera kubaho akora ibyaha mu kazi k'ibyaha, agacuruza abeshya, cyangwa se akazi abamo akababona ni akazi k'ibinyoma, agakora ibinyoma cyangwa se ubujura, akiba, akavuga ngo nta kundi nabigenza. Hoya we, hari ukundi wabigenza. Tera umugongo ibyaha, uhindukirire Kristo. Imana ifite imbaraga nyinshi cyane zirenze izo ariya mafaranga ufite, ariya mafaranga wiba uko yakubeshaho. Imana yakubeshaho neza kurenza uko amafaranga y'amajurano yakubeshaho. Imana yakubeshaho neza kurenza uko umugabo w'umusambane yakubeshaho, cyangwa se umugore mukorana ibyaha yakubeshaho. Imana yakubeshaho neza kuruta abo bantu bose. Tera umugongo w'Egiputa, uhindukirire Kristo. Imana itugirire neza. Umunyamwete rero mu kwezwa, umuntu wagize umwete wo kwezwa, ntiyita ku kuntu abantu bamureba, ntiyita ku kuntu bazamuvuga, ahubwo yishishikazwa ikimuraza ishinga, ikimushishikaza ni ukwiboneza nk'uko Yesu Kristo aboneye. Nawe unyumvishije wenda wari ukirimo urarwana uvuga ati se abantu bazamvuga gute, bazagenza gute, ntibazagira ngo ni ibintu by'ibiturage. Ntabwo ari ibiturage pe, ayo ni amajwi y'umwanzi Satani. Nta n'ikintu uzaba rwose. Hindukira wihane. Wowe rero wagiriwe ubuntu ukaba wumvishije rino jambo, warakijijwe, uramenye, ntuzajye mu byaha, ahubwo uhagarare ushikamye, wezwe, ukiranuke, uhore wezwa, uhore wiboneza usa na Yesu Kristo. Murakoze cyane. Yesu aduhana umugisha.